ni hari umusanzu tuzi ko ari ikintu kiri hejuru noneho mu ijwi rero ijwi riri hejuru iyo mvuze bitandukanye ukuntu mvuga bitandukanye n'uko Sedina avuga ariko umuntu ufite akazi bararirimba bumva harimo umuntu ugiye gutera igitero uramuzamura iyo kugira abantu bamwumve zenzo kuvuga akazi kari hejuru dufite hano Angelique nawe akazi kari hejuru iki rero noneho basi ndamushyira mbete abantu dufite ibintu by'ijwi by'ibanze iyo ugakoresheje ijwi ryawe rikaba kuzamuka iri ryoroheje ridakomeye ryoroheje ridakomeye ritari ibintu by'ibanze none iyo ngiyo yari navuzemo hano hagati hari ukuntu umuntu usanga avuga ariko ukajya wumva hari ukuntu avugiramo mu mazuru nyine n'imbere ukajya wumva hari ukuntu avugiramo imbere ukajya wumva birimo biravuga ariko ntabwo uri kurakora uri kumwumva neza ugerageza rero kuzamura iyo miti ntabwo irimo hano ariko muyumve ko nayo ari ingenzi cyane niyo mpamvu bivuze iyo wongeje ijwi ryawe rigerageza kuzamuka rikava hahandi ririmo riravugiramo imbere niba ari n'undi muntu urimo arasetinga rikazamuka iyo miti n'iyi ngiyi ihari birafatanya cyane kuko bifasha kuzamura ijwi ry'umuntu none hiri rya roho abantu bafite utujwi dutoya n'utwa denzo nyine utoniramo akantu ukajya wumva mikorofone yazinyeganyije nako mikopafu yazinyeganyije kabisa sibiko ukajya wumva ijwi n'iryaye ry'umuntu ngo ni nka baze uri umuhanda ni baze rero abantu bafite baze ufite baze bitanyimaramo iyo nyimaze n'ubundi ijwi ryanjye kubera ko ririmo riravuga kandi ryabaye amplified n'ubundi ya baze yayigumana kandi ikagira umwimerere utandukanye n'uwo nari sibyo bitewe n'iyo ubwo uri ukuvuga ngo izo eshatu ko ngenda zikurikirana niko nyine n'amajwi y'umuntu kuvuga ngo hamwe na hamwe yaba afite ya baze tugashaka kugira ngo tugire akajwi gasakamo gatoya koroshye hanyuma ya yindi yo hagati ni hahandi waba ukeneye gusa nk'ukugira ngo gatuze wenda ugashaka ko wenda ryazamukaho hanyuma iyo yindi nayo ikaba ari rya rindi rya baze kugira ikaba ifakana ibyo byose rero bibaransinga bikagira ibyo bisa compressor ibyo bisa compressor equalize nuko barakatara akantu bambaye n'uko bambaye ariko ni equalize zibyo nicyo bikora rero ni ukubibaransinga ukajya wumva ijwi ry'umuntu bitewe n'ahantu urimo umuntu akorera twagiye mu kindi gice cyo hasi cyo hagati kiriya gice bavuze ngo OX center equals to FX kiriya gice kirimo n'ikindi turagifite dufiteho ariko kamwe dufiteho iriya ya mono senda efe iyi ngiyi niyo wakwita nk'iriya sendi monito tu monito iyi bayita monito iyi rero ikintu dufite oya ntayo dufitemo kiriya gice ntacyo dufitemo ahubwo dufitemo kariya gace kitwa FX sibyo niko dufitemo kariya FX ni icyo bita effect rero kano kantu muri kubona uyu murongo w'ubururu iyo nguyu uyu murongo w'ubururu ikintu ukora bakunda ari ukuntu umuntu usanga wenda bikunda kuba nko mu bantu bari ku mastage bari gupafominga ugasanga umuntu arekeye aho abaririmbyi barekeye aho wenda nko kuririmba cyangwa bakira aho kuririmba ari kugira ngo akonvenke abantu akavuga nk'ijambo rimwe ati amaboko hejuru bikavuga nk'inshuro nyinshi cyane ukajya wumva ngo hejuru ukajya wumva byisubiramo n'ahantu ku musozi ukajya nk'urugero iyo ugiye nk'ahantu ku musozi kera cyo guhamagara tukajya duhamagara abana bacu tumuhamagara ukajya wumva nko hasi nyiramubande nyine gasera
biriya rero ni ibintu bibiri aba ari ibintu bibiri uwakoze dire ari dire y'ukuntu bivuze ko kumara bivuga ariko hari n'ifite cyangwa nyiramubande washyizeho hari nyiramubande yibagirwa ariko dire ni uburyo ni umwanya w'ubuvuzi ariko iyi ngiyi ifite nyiramubande gusa ubwo ni ukuvuga ngo igihe biri buze kumara ubwo nyine miseriyo iyi ngiyi ifitiye ngo hari ifite n'imamba y'aho utagomba nako gusoma y'aho utagomba kureba bisi rero iki gahagaga k'ubururu kagendana nawe aha yaba nababwira umwanya inshuro bishobora kwisubiraho sibyo dore hano hari repeat kugira ngo tuzitiziraho iyi imwe y'ubururu hano hari repeat ni oxy tuno tw'ubururu ubundi rubona ko mixer yawe amakara n'ubona amakara ya usanyije burya y'amabara yose abasa ibara ryose n'iyindi ni mixer hose nubona y'ubururu ukabona n'indi haruguru umenye ko ibyo bintu bifitanye isano nibyo rero nibyo njya kubisobanura niyo mpamvu hano hari effect hano hari repeat hano hari os niyo bivuze iki hano ibyo nari babwiye ni kwakundi kwisubiramo ariko kwakundi kwisubiramo ntabwo ushobora kwisubiramo n'amusorongeje aha ngaha ntabwo byakwisubiramo iyi volume itariho n'iyi ngiyi itariho numvise birakora iyi ngiyi rero ndamutse nzamuye ibi ngibi nkabishyiraho iyi ngiyi sinizamuye ntabwo byavuga nta kintu byatanga ariko bisaba ngo aho hantu ushaka gutuma byisubiramo ubongeze volume yawe urebe n'ahandi ahangaha hahita kandi muri mail muri mail ari ibintu byose ugomba kubyemera ari bigomba gusohoka cyangwa bigomba kugumamo iyi mail niyo ugomba kubishyira iyi bit rero ni ukongeza uburyo bwiza kugenda byisubiramo iyo ushaka ko byisubiramo gakeya agiye hari imibare kuva kuri 0 kugera kuri 10 bivuze ngo rero uko ugenda wongeza ni kugenda wumva byisubiramo cyane ugenda byisubiramo cyane kuva kugeze ku 10 bikisubiramo cyane ku buryo noneho ushobora kumva mutari ahantu hanini cyane n'urusaku rwa biki bitewe n'ahantu muri hanze wayongeza ukayimarira yose bikisubiramo kuko uhita bigenda bikagukomeza bikigendera ntabwo bigaruka ariko mpano bihita bibagarukira uko yaje kuriya umuntu afite mikrofone akasemo yegera display haza nawe na effect bigasa nuko mikrofone na speaker bifite properties zose kuvuga ngo byo ubwabyo birakururana kubera ko uburyo bikora byombi bikoresha ni vibration urumva bikoresha vibration kandi izo vibration zisama zijya kungana kubera ko uvuga ngo urimo uravugira muri mixer nakuri kuvugira muri mikrofone noneho na speaker nayo ikakira vibration kandi zose zirangana kuko uravuze vibration ukoresheje uvuga ni nayo igeze muri ikibazo noneho bigahita bikura urumva kubera ko iyo ufite insingo ziri hejuru njyewe numvaga ahubwo icyo gihe haba habayeho umunsi interference nyine kubera iyo frequency y'iyo speaker n'iya mikrofone wegerejeho ibyo ni umugeni ubwo ni frequency ya izo frequency uko urumva vibration nyine urumva zirangana izo frequency nizo zikoze interference cyangwa tungamo izo zitazikora interference dore yaba emsinari abantu baruvuze batwumvishwe nyinshi bitewe na nazo bazavuze ngo biva kuri 0 kugera ku 10 ni isho cyangwa yisubira yibitisho uko ugenda wongeza bibitisho cyane dore noneho iyi ngiyi yose Samsung reba noneho iyi ngiyi ya oxy niyo utuntu twinshi ariko reka turebe kuri iyo oxy hano izindi turaza kuzigeraho
uramutse winjizamo amajwi mu kintu uri kubyumva ni ukuvuga ngo hariya uramutse urebe kuri niba ya cyane. iyo uramutse ufashe kuri ya bluetooth yawe ugacomekaho uriya mugozi wawusiriye bihita nyine byinjiramo ni ahantu ni input nayo ubwayo uvuga ngo ni ahantu uri kuvana ibintu bifite iPad cyangwa ku kindi gikoresho ukora ugahita ukora nyine input kuri icyo kintu kiri ushaka kugira ngo bibe bize kuba biri amplified cyangwa biri loudspeaker ni ikidufasha. Niyo mpamvu iri hano ushobora kuyikoresha kimwe mu bwoko bakoresha zino nanone kuko nayo iyo aux sender nayo ni umenya gukozamo izo ntoki hano muri kamera ahita nzika. ariko dufitemo n'iya output si input bifite input tukabona na output yayo byose rero byose birashoboka. Ndazika. hano tukagera kuri iyo bita pan tugeze kuri pan iyi pan uko nibona nk'uko nabwiye stereo ariko umuntu na stereo iyi ni stereo ikora stereo uvuga ngo ifite iyo uyirebyeho hariho left and right kuko narabwiye muri stereo kuko dufite mati left and right si iyo tugezemo umuntu ashobora gushyira rero hano ushobora gukora single cyangwa ugakora mati icyo ukora rero ni uko hari inyuma dufite input na output dufite output tugira right and left. muri izi ngizi rero ushobora kuba wakamera abana mikrofone urashaka ko abantu birahebya bitewe n'ahantu speaker babashyize ari abantu buze kubyumva bonyine. ikintu ukora iyi pane iragufashamo cyane utuvuga ngo okay ndashaka ko byumvira kuri ya speaker yonyine ubwo rero niba iri kuri left leta niga iyo muri leta niga ariko nanone hari uburyo ushobora kubikora izahise igenderanye mu kavuga ati ngewe ndashaka ko left ibivuga kuruta right ivuga cyane kurenza right urayijyana ukayigeza ahantu runaka uko ugenda uyijyana niko aho uri kuva igenda igabanuka aho uri kujya byiyongera. niba ndi kujya muri left iragenda yiyongera hano right ihita igabanuka ubwo uri kugenda nsatira left bivuze ngo left rero ni igomba kuza kugira ubwo ni ugukomeza n'ubundi inzira imwe noneho waba ugeze uvuye muri left ukajya muri right ugera muri right ubwo left igenda igabanuka iyo ugeze muri zero byose biri kuri hasi iyo ugenda isatira n'ivuga cyane iyo ugenda uvaho igenda igabanuka. ishobora kubigufashamo kugira ngo wenda niba ushaka kuba wenda iri kukureba ushaka kuvuga kureba uyijyanye uyivanaho ukageza ahantu runaka wumva ko utakiri kuvuga cyane ukaharekera iyindi mpamvu. iyi ishobora kugufasha ku masipika nyakureba wirinda za mikrofone zose ushobora guteza akavere cyangwa ibindi yagufasha. hanyuma rero iyi ni ibaretse level feathers nayo igufasha kuzamura imbaraga z'ibintu bishamitse hano ukajya ubyumva bikavuga gake cyangwa bikavuga nayo ni volume ariko ifite terime yitwa feathers ntabwo urumva ko itandukanye na gain iri hejuru ariko nanone bivuze ngo iyi gain nayo ibaye iri hasi cyane iyo wayishyize kuri iri muri zeru wayishyize muri zeru iyi feathers zino feathers ushobora kuzizamura ukaguma wumva ukaba urimo ari gakeya wanyumariyemo hari ubwo ishobora kwanga kuvuga hari n'ubwo ivuga bitewe n'ikintu washyizeho ukajya wumva uri kuvuga gakeya rero uhita ushyiraho gain kugira ngo nayo ari gain hejuru ya feedback ako kantu karimo ko birakora niba akamenya utenze nta aka
ntabwo ari mute. ako nyine Iyi ngiyi ukuntu bakanana kw'abari hasi iyi ngiyi ukuntu ikora iyi ikaza uzirisha iyo nzira yose. iyi ntabwo ari mute. Nayo mute nayo imeze gutya, ariko iyo ari mute biba byanditseho ko ari mute. Iyi rero bayita PFR. Turaza kureba nota yayo irimo hariya hasi, turaza kubibona iri gusoma nota, ariko ikintu ikora yo bikamubwira ikintu ukora. Iyi ngiyi urimo urayikoresha, iyo ikanzeho sigino yawe izamuka, kuko hano ni uko bitanditseho nazo zino zikunda kuba zanditseho PFR kuri mixer nini cyane. Uvuga ngo iyo ikanzeho sigino yawe urayibona kurenza izindi, iri hano uyibona kurenza izindi ziri hano. Sigino iti ubona ni ku matara gusa, nta handi hantu biri gukora, ntabwo aba ari miyute. Iyo ari miyute iba yanditseho miyute, iyo atari miyute yanditseho PFR, sigino yawe ubona irushijeho. Niyo mpamvu rero ubibona iyo ari mixer ebyiri niho ubibona bitandukanye. Nako mixer nini ikuzanira uzabona itandukanye, kuko tuba turiho ari tubiri twegeranye. Iyo ari mixer nini tuba turiho ariyo PFR hakabaho na miyute. Iyo miyute ikanzeho rero ntabwo iyo volume niba bazizamura zose ntabwo. Niyo mpamvu rero buriya Fred ari kubitindaho cyane tuzayibona neza, ariko PFR ni uko sample bitewe n'uko ugenda ukora nka ziriya mixer cyangwa ibindi bikoresho byose, ugenda ureba ibikoresho bitandukanye ugenda ubona itandukanye rigiye kuri izo mixer. Noneho kino twagiye hano kuri kino gice kiri hejuru, kano utu ngutu uhereye hano hasi. Iyi ngiyi mwamaze kumenya ukuntu ikora, ino ni effect, sibyo? Mwamaze kumenya ko ishobora kwemera nyine iza effect gusohoka hanze mu matwi. Noneho tukagira izi ngizi ebyiri, sibyo? Izi ngizi ni left and right. Ubwo iyo uzamuye nawe uri gukoresha imwe aba ari imwe. Tukabona hano. Noneho izi ngizi rero bakarizaho. Urabona ko ari utuntu tungana dutanu. Tuno tubiri dusanishe n'iyi ya mbere ya hano. Aka kamwe uhita ugahuza na ya miti nababwiyeho nubwo kuri no mixer itari. Aka ngaka kora gato. Tubiri tubanza turwareka tuno tubiri utudusanisha n'iyi ngiyi. Noneho iyi ngiyi ibisanisha na ya miti nababwiyeho uko bikora. Noneho utu tubiri natwo turi ku ruhande two hirya natwo utudushyira uvuga ngo murabona ko n'amadidi mbona ko agiye atandukanye, ariko hano amahesi urabona ko atandukanye, amafrequency yayo atandukanye. Didi zo zirangana ariko frequency zirangana. Urabona ko iyi frequency ni nini cyane kurenza sibyo se? Ni nini cyane, numva ko iyi ifite imbaraga. Noneho rero n'ubwo iyi nayo tuyijura, iyi ngiyi nayo iyi ni earphone. Hano murabona ko ari ekuteri. Izi ekuteri zishushanyijeho, iyo wanyuze volume hano ibintu birimo hano urabyumva, niyo kugenda wanyuza volume niko ugenda ubyumva cyane. Iyi ni volume ni level ya ekuteri irimo hano. Hakaba iyi ngiyi phantom. Iyi phantom ni umuriro wongeramo hano muri noma. Ni ubwoko bw'umuriro ndetse abazaturiza ukoresha no hano muri sauna. Kuko izo mixeri ushobora gusanga bari kuyikoresha wenda muri studio na recording amajwi bisanzwe ikora abantu, ugasanga irimo ariko idacometseho speaker. Urumva bayikoresha kugira ngo ibintu byinshi babirekodingira icyarimwe, ariko kugira ngo abyumve ibintu biri gukora uwo yaracometseho ekuteri
kugira ngo n'uburyo bw'uko kuvuga hari ikajya rirekodinga bivuyemo kuko twabonye ko muri operation za mixer ushobora kuyikoresha urekodinga cyangwa gukora ucomeka ama playback n'ibindi byose sibyo. Noneho rero tukagira izi ngizi zino n'amatara atandukana n'uburyo signal igenda iruta. Iyo igeze muri rege bigaragaza ko signal yawe igeze ahantu ishobora kuba yanaterwa n'ikibazo. Biba yabaye nyinshi cyane. Ibi biri muri green babiri muri replica ni ikara nziza ishobora kubona signal yawe nta kibazo bimeze neza iyo nyine bitatangiza igikoresho nyine bikugera rwiza. Ariko iyo igeze muri nyine ibigeze ahantu kuri maximum na bikaba ari maximum y'ibyo mixer igomba gukora byose. Hanyuma iyi ni display birimo imibare. Iyo mibare rero hano harimo ibicumi bitandatu. Uvanga iyo mibare ugenda uyikoresha igenda ifite amazina. Nuko ndi kubona iyo idafiteho katalogo, ariko izindi mixer nini zo zifiteho katalogo. Akantu kagenda kugira ngo umubare ukora iki, uyu umubare ukora iki ngiki. Nabyita ari nk'amareflekti kuko iyo mibare cumi n'itandatu ibigiye irimo amazina n'amareflekti dukoresha ushobora gukoresha mu buryo bwa audio. Ayo yitwa flag, harimo chorus, harimo reverb, harimo ni nyinshi n'abari menshi cyane. Bitewe nyine uko ugenda ubishyiramo, niba ushyizemo wenda rimwe bitewe n'ibyanditseho bitewe n'ibyanditseho, ubwo nyine bivuze ko ushyizemo effect yitwa bitewe rero izo katalogi iyo uyibona, iyo katalogi kuyireba aba ari byiza ukamenya umubare ushyizemo ngo niba ari 5 bivuze iki, niba ari 6 bivuze iki, bitewe n'iyo katalogi. Noneho aka ni agace kawe ko kwinjizaho. Aka ngaka niho mwaka kuri Bluetooth cyangwa mu mampli yacu. Hari no gusetinga USB cyangwa SD cyangwa nita Bluetooth. Iyo kanzeho igushyira muri USB bakandaho ni mode. Noneho tukagira kino gice left and right. Kino gice ni cyo kwinjira no gufata nacyo gukoresha nyawo kubera ko atanditseho ikode hakaba bakwereka ko hashobora kuba hakorerwa ibikuti cyangwa ibikuti. Icyo gihe ushobora kwinjiza hano cyangwa ariko hano hariho ikode. Yari ikode rero bivuze ngo aho hantu ushobora kuhakoresha ufata amajwi uyarekodinga. Niyo mpamvu ikode ni ikintu gufata amajwi uyafata uyashyira uyarekodinga kuri device yawe yaba kuri mashini cyangwa kuri telefone. Murabizi nk'uko dukoresha ekuteri turimo turita buriya ikiri gukora iriya ekuteri nuko iri gukora rekodi y'ibintu muravuga ikabyohereza umuntu uri kuguhamagara, sibyo? Noneho iyi ngiyi twayivuga. Iyi rero yari ifite Android. Urabona ko handitseho main out. Ni ukuvuga ngo ibintu byose birimo hano wabisohora. Ushobora gusohorera hano cyangwa ubisohoreza hano. Iyo ubisohoreye icyarimwe uba ukoze icyo bita stereo. Iyo usohoye icyarimwe tubya cyangwa single cyangwa yari ibiri ukaba ari mpamvu nk'uko twabishyira n'andi kibirangira subscribe aho ngaho inyuma cyagira bivuze ngo hano tubonyemo main out. Iyi main out ni jack, sibyo? Iyi ngiyi ni balance zaje twabonye zitwa branch. Uvuga ngo kino rero